Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. None se u Rwanda ruzategeka M23 ngo muhagarare? Ariko nkunda kubikubwira ko Kongo yananiwe kwiyobora. Yabuze abayobozi kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1960. Nta buyobozi na bumwe bwari bwayobora iki gihugu bufatika bugerageza gusobanura ibintu abanyekongo bashaka no kubateza imbere. Ku bwa Mobutu twarabivuze. Mobutu aragenda ubwo nta nubwo ari Mobutu wabanje, abantu babyumve neza, habanje uwitwa Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu yari afite ministre w'intebe witwa Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba niwe père de la nation, niwe bakesha ubwigenge ubundi. Abakongomani barabikubwira. Patrice Emery Lumumba ntarwo yabaye president, buri yari ministre w'intebe. Ariko baje babonaga afite ejo hazaza heza, urumva baramurangiza kuko bavuga ko arimo kugenda yiyegereza abakomuniste. Nyuma yaho avuyeho uwitwa Mobutu Sese Seko kuko Gwendo wa Zabanga. Uyu nguyu yarasanzwe ari n'umunyamakuru, ari umusekreteri we ni waje gufata ubutegetsi. Aragenda abo musirikare aza kuba marshal, yigira marshal. Nyuma ya marshal rero Mobutu Sese Seko avuyeho na Laurent Désiré Kabila, hajeho umuhungu wa Kabila ariwe Joseph Kabila. Nyuma kubwa Joseph Kabila hazaho Tshisekedi, Felix Tshisekedi. Ariko muri aba bakongomani bose bategetse Kongo, abakongomani barakubwira nta numwe urafata gahunda nzima yo kuyobora iki gihugu ngo agishyire ku murongo. Ahubwo umwe yakakubwira ko iki gihugu ahubwo cyari gikomeye kimezina neza mu gihe cy'abakoloni. Kuko abakoloni ngo bashyiraga ingufu nyinshi muri Kongo, icyo gihe bayitaga Kongo Leopoldville. Kuko babonaga ko ifite ibintu byose, cyane cyane ababirigi nyine bayikolonije. Bavuga ati ni igihugu kizatera imbere. Ariko nyuma yaho abagiyeho nyuma yuko abakoloni batashye, bose nta numwe urafata iki gihugu kingana hafi nka kontina cyangwa umugabane wose nga agishyire ku murongo. Noneho hakiyongeraho yuko Kongo yageze ayifata n'abaturage bamwe na bamwe, cyane cyane bo mu burasirazuba bwa Kongo, ntishake kubagira nk'abakongomani. Hakumva ko hari abakongomani baruta abandi, bakomeye baruta abandi, bafite aribo bakizigenza, ari abantu bakomeye. Abo bantu rero nibo barimo gukomeza kuzambya Kongo. Kongo irimo amoko menshi cyane, bakubwira ko irimo amoko bashobora kuba arenga 100. Ariko abakongomani bo mu burasirazuba bwa Kongo, abakongomani b'i Kinshasa hari ubutegetsi administration, urumva ntago bajya bafata nk'abakongomani. Hanigiye abantu baturuka za Goma na za Bukavu bavuga ngo mwebwe muri abanyarwanda ntago muri abakongomani. Ugasanga n'abandi bakongomani bavandimwe bababwira. Nose wibwira ko ibyo ngibyo bitazakomeza gukurura ibibazo n'umutekano muke n'amacakubiri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe rega tureke kureba wenda buri ku ruhande rw'u Rwanda gusa, sibyo? Dufata ibindi bihugu bitandukanye byateye imbere. Nibishobora kwemera ko umutwe ushaka guhirika igihugu kushobora kuba waturana nabo, bakora ishoka byose igihugu kibacumbikiye bakacyotsa igitutu kugira ngo kibashe kurwanya uwo mutwe. Uyu munsi rero tubigarura hano mu Rwanda na Kongo, bisa nkaho Kongo yo umuyobozi ugiyeho afata icyumweru kimwe ashaka kugira ngo integre mu buyobozi. Ngira ngo hari ikinyamakuru kimwe cyari cyanditse uyu munsi, niba ari uyu munsi cyangwa ejo nabisomaga, kivuga ukuntu uwitwa Laurent Désiré Kabila yafashijwe n'u Rwanda kugira ngo uwitwa Mobutu Sese Seko ave ku butegetsi. Icyo gihe babazaga Perezida Kagame bati ese waba wicuza? Ese uriya muntu witwa Laurent Désiré Kabila wari umuzi uko amiteye? Avuga ati sinigeze mumenya rwose. Ati uburyo yagiye hari ku buyobozi ati sinamumenye. Atariko uburyo yitwaye nyine ntago byigeze bishimisha abantu. Uwitwa Laurent Désiré Kabila atangira uburyo bwo gukuraho Mobutu, afashwa n'u Rwanda na Uganda. Ariko nawe abantu bakubwira ko uriya muntu bamwibeshyeho. Ageze Kinshasa hise yindukirana abanyarwanda, urumva, kandi baramufasha kugeza kuri ntebe isumbi yindi mu gihugu. Arangije akora amarorerwa, afata bamwe mu bantu bakekwa gukora jenoside mu Rwanda atangira kubiyegereza kugira ngo bazatera u Rwanda. Uyu nguyu Laurent Désiré Kabila yaje kuraswa nande
na bamwe mu mu bamurinda basirikare be. mu bamurinda. Yego. aferi yitwa Edi Kapende, urabyibuka? Urumva rero ikintu ushaka kukubwira, ndashaka kwerekana, ndimo kubwira abadukurikiye ibyerekeranye n'aya mateka yo muri Kongo n'uburyo ibibazo byinshi bagiye babigira kuva kera, ariko buri gihe ibibazo byabo ntibashaka kubyumva ko ari ibyabo, bashaka kubitwerera abandi. Noneho wajya kureba ugasanga icyabaye ni uko abakongomani, urumva, nyuma yo kwakira Kabila, Laurent Désiré Kabila nk'intwari, nawe yageze ku buyobozi biramucanga biramunanira, atangira kwibasira abatavuga rumwe nawe, harimo n'abamugejeje ku buyobozi. Noneho wajya kureba ugasanga ikintu cyabaye cyanakomeje kuba kinababaje cyane, nuko iyo bakubwiye Laurent Désiré Kabila wafashijwe na Uganda n'u Rwanda, nta kintu na kimwe yahinduye, nubwo abakongomani babonaga ari nk'umurevolutionneri, ahubwo bamwe bakakubwira ko yageze ku butegetsi akarangwa no gusahura Kongo. Rwose biranavugwa, agatangira kwegereza bimwe mu bihugu nka za Zimbabwe n'ibindi kugira ngo abihe za kariyeri n'amabuye y'agaciro akomeye, ariko ashaka kuguma ku butegetsi. Bamwe rero mu bari bamwegereye mu bashinzwe kumurinda basanga iyo politike atariyo, baramwerimina, baramurangiza, baranamwica, bamukuraho. Noneho haza kujyaho umuhungu we. Noneho umuhungu we amaze kujya ku buyobozi, ari we witwa Joseph Kabila, nawe yaragiye, urumva, yagiye ku buyobozi ari umwana rwose, bamwe bavuga ati ariko sura muhungu ukiri muto azabishobora. Ubona yifitiye n'isoni, atarabimenyera, akiri umwana muto, aragenda kubita manda zingahe, niba ari 2 cyangwa 3 sinibuka neza, ariko nawe bakubwira ko ikintu wenda yagerageje gukora ni uguhuza bamwe na bamwe mu burasirazuba bwa Kongo, akabentegra muri arme, ariko nabwo bakajyamo batagiyemo, kuko bagezemo bakajya bahohoterwa, abakicwa, abandi bagahura n'ibibazo. Yego. Ise rero Laurent Désiré Kabila uyu nguyu niwe wafashijwe n'u Rwanda na Uganda, bakubwira ko yacuruzaga imbaho muri Tanzania. Nyerere ngo yagize uruhare kugira ngo uyu mugabo aze, kuko bamubonaga nk'umuntu w'umurevolutionneri, ariko wajya kureba ugasanga ngo background ye irashishi, ntago background ye ntago bayumva neza. Bimwe mu byamuranze abantu babishidikanyaho, batamwumva neza. Ariko araza ayobora kiriya gihugu. Gusa u Rwanda icyo rwakoraga muri icyo gihe, rwagomba kurinda umutekano warwo, kuko ngira ngo umukuru w'igihugu yanabigarutseho muri ya nkuru nakurikiye, yavuga ati twebwe icyo twashakaga nta yandi mahitamo twari dufite, twashakaga kugira ngo abaturage bacu n'igihugu cyacu kigire umutekano. Ati kuko twari tuzi ko abasize bakoze amarorerwa mu Rwanda, jenoside mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi, bari muri kiriya gihugu kandi abenshi begereye umupaka. Bamaze n'iminsi ubona anakubwira ko baniteguraga, bahabwaga n'imyitozo n'Abafaransa bashaka gutera u Rwanda. Kandi amategeko mpuzamahanga avuga ko abantu bahunze batagomba kwegera umupaka, ahubwo bashyira mu birometero nibura 500. Yego. Perezida Kagame bisobanura neza, aravuga ati nta yandi mahitamo twari dufite, twagomba kurinda umutekano w'abaturage bacu n'igihugu cyacu. Abo bantu rero baragiye, Kabila amaze kugera ku butegetsi arongera arabiyegereza kugira ngo bazaze gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Yego. Ibyo byose umukuru w'igihugu yabisobanuye. Ahangare nk'abashimangira ko abayobozi bagiye muri Kongo cyangwa bagiyeho mu buyobozi bwa Kongo mu buryo butandukanye, aho kugira ngo barebe ibibazo bibashishikaje bakemura mu gihugu imbere, ahubwo wasangaga bashaka, urumva, gukorana n'imitwe ishaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo abantu bajya babyumva neza. Ntabwo u Rwanda rwashobora kubirebera. Yaba ari ku butegetsi bwa Mobutu, twabivuze, Mobutu yafashije bamwe mu bantu bakoze jenoside cyangwa bayikekwaho, baje mu Rwanda, n'abasirikare be bajya kurwana n'inkotanyi, urabyibuka. Hamaza kujyaho uriya Laurent Désiré Kabila, amaze gukubitwa n'abantu be batandukanye, urumva, yatangiye kwimakaza ibyo bita nepotisme, gufata abantu mu muryango we n'ab'inshuti ze akabishyira ku butegetsi. Habaye imyivumbagatanyo, abantu batangira kumurwanya, barimo bahoze mu butegetsi bwa Mobutu n'abandi batandukanye. Noneho we atangira kuvuga ngo ikibazo n'u Rwanda, atangira guhiga abanyarwanda aho bari hose, n'ikisha se bamwe barabatwika abandi barabica. Urabyuka ko ibyo byavuzwe na bamwe mu baminisitiri be. Umuhungu ntabwo ari umuhungu we, nako bamwe mu bamurindaga baramurashe agwa hariya, umuhungu aramusimbura. Umuhungu yamusimbuye
abantu bazi ko hagiye kuza amahoro, haza CNDP yavuga ati twebwe tugomba guharanira umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, nabo bagirana ibibazo. Noneho uwitwa Joseph Kabila avuyeho, haza inde Tshisekedi agiyeho, ubwo noneho ibintu birushaho kuba bibi. Byabanje gusa nkaho bizamo urumuri gatoya, umwaka umwe n'igice agenderana n'u Rwanda, agenderana n'akarere n'ibiki byose, urika cyagiye ikirunga kiruka icyo gihe. Ariko noneho Tshisekedi muri manda ya mbere ijya kurangira nko mu myaka 2 ya nyuma, aza ari simusiga bamwe niko babyita. Manda ikurikiyeho yarishutse, manda ikurikiyeho yarishutse, simusiga n'umuntu ushobora yabasha barimo kwiyamamaza, atangira kwikomanga mu gahanga ngo azarasa u Rwanda, ngo nzarasa u Rwanda, ngo kandi nzarurasira hanaha, aho kugira ngo ashake umubano mwiza n'u Rwanda, akomeza muri ibyo bibazo. Umukuru w'igihugu kugira ngo muri make nibyo tubabwiye kimeze gutyo, imeze kuriya. ariko ntozaho nanjye gatoya, ibibazo bya Kongo byo kwivurugutana hagati n'ubufatanye bwa na FDLR bisa nkaho ntago ariyo ibyihamagarira, bisa nkaho hari ibindi bihugu bisunika kavuga uti twebwe kubw'inyungu zabo bashaka, bakifuza ko Kongo yahoramo ibyo bibazo, noneho bikaborohera gutwara wa mutungo, hanyuma bikanyuraho mu butegetsi, ubwo butegetsi bugasa nkaho nabwo butari stable, bakaba badira nk'ukunda kubivuga, nibarebe ngo umuturage wacu akeneye iki. Twabonye umuyobozi icyo avuze, twabonye ubuyobozi ugomba kuba bukorera umuturage, bugashyirwaho n'umuturage. Iyo umuturage gushizeho no kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyifuzo bye n'ibimuteza imbere. Urumva niho bikomereye muri Kongo. Tuvuge nk'aba politiciens ngenya nkurikirana amateleviziyo muri Kongo, amwe namwe n'ibinyamakuru byo muri Kongo, bavuga ko iyi guverinoma ya Tshisekedi yagiyeho muri manda ya kabiri, usanga hari region zimwe na zimwe atashyizemo abantu, ubundi ngafata abantu be abari bashyira muri guverinoma, ba bantu azumvikana nabe gukora amadiri, azabwira ngo muvuge mu madiri mu buryo butandukanye cyangwa ubundi. Ibyo ni ikibazo gikomeye. Nimukore subscribe, like ndetse munasharing.